Imana imbere. Nimba ukeneye ko amashuri yawe azakugira akamaro, banza Imana imbere. Nimba ukeneye ko demanderebo dekosirimo iterambere ufite rizakugira akamaro, banza Imana imbere. Mu mashuri yawe banza Imana imbere. Nimba ukeneye ko Imana ikwishimira, yibanza imbere. Nuyishyira inyuma uzakubitwa imyaka myinshi, ntuzamenye ikigukubise. Ndabisubiramo. Mu busore bwawe nimba ukeneye kuzagira icyo umarira igihugu cyawe, itorero, umuryango wawe, abavandimwe, nawe ubwawe banza Imana imbere. Mana, tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Yesu nashimwe. Inshuti za gusengerwa abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze. N'abari mu mujyi wa Kigali namwe tubahaye ikaze. Abari mu gihugu cyacu, mu ntara zigize u Rwanda, mwese ndabaramukije. Ndabizi ko mukurikira gusenga muri benshi hano mu gihugu cyacu, ndetse n'abadukurikira bari muri East Africa, namwe ndabaramukije. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Sinabura gusiga abadiaspora, nawe ndavuze namwe Imana ibamugisha ku migabane itandukanye y'isi. Mbahaye ikaze muri kano kanya. N'ubundi ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana ndetse n'amashimwe. Dushima Imana ko Imana ikomeze kutwimana, dushima Imana ko Imana ikomeze kubana natwe, dushima Imana ko Imana ikomeze kuturinda. Hanyuma nawe aho uri ushime Imana, ushima Imana kuba yarakurinze, ushima Imana ko yarakurindiye mu buzima, ikarinda abana bawe, ikarinda ubuzima bwawe, ikakurinda mu mashuri, ikakurinda mu bizazane bitandukanye, ikakurinda indwara z'ibyorezo, ikakurinda impfu, ikakurinda ibintu bitandukanye. Hari impamvu yo gushima Imana. Gushima Imana, ushobora gufata umwanya wawe ukajya aho bandikira comment munsi y'iyo video, ukandikaho ishimwe ry'iby'Imana yagukoreye, ukayishimira, ukavuga nshima Imana. Kuri gusengerwa hariho umwanya waho wakandika ishimwe, ngo ushimiye Imana ko wanyijije indwara, ngushimiye ko wanyijije kanseri, ngushimiye ko wampaye urubyaro, ngushimiye ko wampaye amahoro, ngushimiye ko wampaye agakiza. Mbahaye ikaze inshuti za gusengerwa. Kuri comment yawe cyangwa se aho wakandika ishimwe harahari, ukandika sangiza abatuye isi, abanyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda bari ku migabane itandukanye y'isi. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Inshuti dukunda, abakunda, abadusengera, mwese ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Abadufasha bakadusengera, bakatugira inama mu bitekerezo, mwese ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo ni Imana imanura amatangazo, ni Imana ikuraho ibyanutse, ni Imana ikuraho ibyabaye umuriro, ni Imana ikura mu rupfu, ni Imana ikuraho ibikomeye, ibimeze nk'imisozi ikabivanaho, ikazamura ishimwe mu mahanga yose, ikazamura ishimwe abantu bose bakavuga ngo ni Imana ibikoze. Mbahaye ikaze muri kano kanya. Hari ijambo ririmo rirafasha kandi ndahamya neza ko nawe riragufasha, riraza kugufasha, kuko Imana hari impamvu turarikiye kuvuga ijambo ry'Imana. Hari impamvu Imana turarikiye kuvuga ijambo ry'Imana. Turaza gusoma ijambo ry'Imana, n'ubundi ufata Bibiliya yawe utegura kumva ijambo ry'Imana. Turaza gusoma ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli, ibice 36. Turasoma ku murongo wa 15. Muri Ezekiyeli ibice 36, turasoma ku murongo
wa 15. Hari ijambo rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko umwami Uwiteka avuga. Imana iduhane umugisha. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora. Ngiye kuvuga ijambo ni njyewe, ariko nyemero bari nanjye. Umuntu wese ujye kumva iri jambo ahemburwe naryo, buri muntu ujye kuryumva yaguke, kandi umuntu wese ujye kumvira ijambo imbaraga z'umusaraba zimubeho, umwuka w'Imana mugote, igitinyiro cy'Imana kimube hafi, ubwiza bw'Imana mube hafi. Tuguhaye ikaze ngo Uwiteka udushyigikire mu ijambo, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ntabwo ndavuga amateka y'iri jambo, ariko ndavugaho dukeya. Iri jambo uyu muhanuzi arivuga ni Abisiraheli, ni mu gihugu cya Isiraheli. Hari harabayeho ikintu bita igisuzuguriro, nusoma kino gice uzayibona. Hari harabayeho, bari mu mibabaro ikomeye, bari mu butayu bubabaje, bari bafite igisuzuguro gikomeye, bari bafite agahinda n'utundi duhinda, bari bababaye bikomeye cyane. Amazu yabo yari yarasenywe, insengero zari zarafunzwe, nta gukora ubukwe, nta kugira agaciro, nta gushakana, ibintu byose byari byaranze. Isiraheli yarabaye umusaka, yarabaye ubutayu, ibikorwa byabo byarangiritse. Bantu barabaye impunzi, bantu barangiritse, nta byiringiro by'ubuzima, nta byiringiro byo kubaho, nta byiringiro by'uko bazongera kubona imbere hazaza. Imana yagurutse umuhanuzi Ezekiyeli, iramugagenda ubabwire sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. Abanyamahanga barabatukaga bakanabasuzugura, ndetse bari bageze mu rwego kumva ko kiriya gihugu kitanabaho, mbese nta n'ibyiringiro nabo bari bafite. Ariko mu ijuru hariho Imana ibafiteho umugambi mwiza wo kuzabagirira neza. Hariho Imana izongera ikabasana, ikongera ikabaremamo ibyiringiro, ikongera ikabagira abakwifuzwa, ikongera ikabagira ab'agaciro, ikongera ikabanezeza, ikongera ikabavura ibikomere. Imana yari yarapanze umushinga wo kuzongera kubagirira neza. Imana ishimwe. Inshuti za gusengarwa, turi kuganira muri uyu mwanya, na n'uyu munsi tureke bariya tuze muri ubuzima, kuko ibi byabaye. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo y'ubuzima turimo, ni indorerwamo y'ibitubaho, ni indorerwamo twireberamo ubuzima duhagazemo uyu munsi. Ntabwo ari igitabo cy'amateka umuntu asoma y'ibyabayeho, kuko ni igitabo umuntu arasoma kikamwigisha. Ijambo ry'Imana ryo ni ubuhanuzi, ni ubuhanuzi ku buzima bwawe. Iri jambo ni ubuhanuzi butavangiye, ni ubuhanuzi. Ubundi buhanuzi bwavangirwa, ariko iri ntirijya rivangirwa. Iri ryo ni ubuhanuzi. Uyu munsi umwuka w'Imana ashizemo ubuhanuzi bwitwa gukurwa w'igisuzuguriro. Gukurwaho igisuzuguriro. Amatangazo yamanitswe ku buzima bwawe, akamanurwa hakazamuka andi. Nk'uko muri kiriya gihe hari amatangazo yamanitswe,
hari abanyamahanga bavuga ko Isirayeli itazongera kugira agaciro, ayo yaramanuwe, hazamuka Isirayeli yubakwa, igira agaciro, itera imbere, igira ijambo. Kuva ubwo kugeza na n'uyu munsi ntabwo abanyamahanga bari bongera kubasuzugura. Imana ishimwe, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi barubashwe. Nimba hari ikintu kibabaje, ni ubuzima tubamo, tugahura n'imijugujugu itandukanye, tugahura imitwaro umuntu atabasha kubona uko avuga cyangwa utabasha kubona uko urondora. Ugasanga umuntu umutwaro w'ubukode uri ku mutwe we, umutwaro w'ubugumba uri ku mutwe we, umutwaro wo kutagira akazi uri ku mutwe we, umutwaro wo kudashaka uri ku mutwe we, umutwaro wo kutagira akazi, wo kutagira ibyiringiro uri ku mutwe we. Ugasanga n'utwo yahize ngo abone natwo baratumwambuye, ugasanga n'ibyo agiye apanga ngo agereho byaranze. Ugasanga umuntu, abanyamahanga nibo birirwa bamubarira iminsi yo gupfa, yo guseba. Shitani ikintu ashinzwe ni ukubabaza umuntu, akamubabaza aciye mu bintu Imana izamuha cyangwa se ibyo umuntu yifuza, kuko turi muri ubu buzima. Bene data, nta muntu n'umwe utifuza iterambere, nta n'umuntu utifuza kuzura umwuka wera, nta n'umuntu utifuza umugisha. Ariko hari igihe umuntu aba mu buzima, abanyamahanga bakakuzengereza, abanyamahanga bakakuzengereza. Wajya kunamura umutwe w'abanyamahanga bagahaguruka, wajya kugira ngo uracuruza abanyamahanga bagahaguruka, wajya kugira ngo urarambagijwe abanyamahanga bagahaguruka. Ugapanga ubukwe wishimye, ugatangira kurarika abantu, ugatangira gutumira abantu, abanyamahanga bagahaguruka bakabwica, bukavaho. Wari wabyiteguye, wari wabyizeye, ukinjira mu kazi ugatangira gupanga iby'akazi, ukuntu bizagenda, ugatangira gupanga uburyo uzacuruza, amafaranga uzabona, uburyo azakugira akamaro. Abanyamahanga bagahaguruka, akazi kakicara, ibyo wari wapanze bigapfa. Aha akenshi ntiwibwire yuko ari ubuswa, hari imbaraga zikurwanya zitagaragaza yuko uzapfa uko nguko. Hari imbaraga z'ikuzimu, hari imbaraga z'abadayimoni, hari imbaraga zirwanya umuntu, zikagenda zirwanya umuntu mu buzima bw'umuntu, akagenda tsikira kugira ngo azagira heza, ugasanga ni ikibazo. Ariko hari ijambo umwuka w'Imana mari ngo nkuzanire. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Imana ishimwe. Inshuti mukurikiye gusengarwa, nimba hari ikintu kibabaza, n'imbaraga uziko imbaraga zirwanya umuntu, zikarwanya n'ibiganza umuntu afite. Mwishiriga umwuka w'Imana ya mishuri, nuko n'ibiganza nabyo birarwanya. Ibi biganza dufite barabirwanya. Mafaranga ubonye numenya ahantu anyuze, ikintu cyose ugiye kwakira kikaba kiragucitse, icyo ugiye gufata kikaba kiranze, randevu wari ufite ikaba irapfuye. Ukajya mu marushanwa y'akazi, ugakora ibizamu ukabitsinda, ukaza uri n'uw'imbere, kumbe inyuma yawe hari uwavuze ngo azagenda afata abonye akazi.
kumbe inyuma yawe wavuze ngo azagafata bimucika. Aba ni abanyamahanga baba bari inyuma y'umuntu. Nagira ngo tube mu banyamahanga biriya ukuri abanyamahanga bakuri inyuma. Umuntu akabatumva Uwiteka ndagushimye aka kazi nakanje, mu gitondo akavuga ngo sorry wihangane twasanze udakwije ibisabwa, ugatahana ikimwaro. Umurozi ahagurukira umuntu bikagera mu rwego umuntu akena n'intebe yari afite akazigurisha kubera umurozi. Umurozi yaguhagurukira bikagera mu rwego ikintu cyose ufite n'akabanza kakagushiraho kubera umurozi. Abo ni abanyamahanga. Bakurwaho n'iki? Bakurwaho n'imbaraga z'amasengesho, bakurwaho n'imbaraga zo kwizera, bakurwaho n'imbaraga zo kubana n'Imana. Kubana n'Imana biguhesha kugira agaciro. Imana ishimwe. Shuti mukurikiye gusenga rwa, shuti mukurikiye usize mu bushishozi ukareba uburyo ibintu by'Imana imisengero gusenga, mvuge gusenga, kubana n'Imana gusenga, urebye uburyo ijambo gusenga riri kurwanwa ku isi, urebye uburyo abadayimoni bari kurwanya ikintu cyitwa amasengesho, urebye uburyo abadayimoni bari kurwanya umurimo w'Imana, urebye uburyo umurimo w'Imana uri kwangirika. Impamvu wangirika urayizi. Ahanini niho tuvana amakuru, niho tuvana ibyiringiro, niho tuvana ukwizera, niho tubonera ukwemera, niho tubonera umunezero. Umunezero utabonye kwa tate, ntubone kwa mama wakubyaye, ntubone kwa onkere wawe. Iyo ugeze mu nzu y'Imana ubona umunezero. Biravuze ngo amahoro Yesu atanga ntagira akagero, ntarondore. Uyu munsi amahoro ntiwapfa kuyabona, wayakura hehe? Cya cyumba cy'amasengesho wajyaga mukagira ibyiringiro ntakiboneka. Mu nzu y'Imana wagenda gukarira ntibigikunda. Dayimoni yarashinyitse yumva ko ishaka gufata abantu b'Imana ngo irimbure, ariko ntibishoboka. Mwuka w'Imana yabyababwiye, ntabwo Imana ishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagusuzugura ku buzima bwawe. Nimba hari ibintu bizengereza abantu ni abanyamahanga, ni igisuzuguriro, ni ubutayu abantu batuyemo, ni umubabaro abantu batuyemo, ni agahinda umuntu yikoreye, ni ukwizengurukaho. Shuti mukurikiye gusengerwa, abankurikiye, abanyamasengesho, abavuganye n'Imana, hari ikintu Imana igomba kubanza gukora. Icya mbere Imana igomba kubanza ikoza ibiganza byabo, ibiganza baroze bitakira, ibiganza baroze bidashaka kugira umugisha, Imana igakuramo umuvumo abarozi bashizemo. Icya kabiri, yishyurirwa umwuka w'Imana yanyeretse. Icya kabiri, Imana igomba gukura imitekerereze ipfuye abadayimoni bashyize mu buzima bwawe. Amajwi akubwira ngo nta kintu uzigira wibonera, ibyo bintu bigomba kuba mu buzima bwawe. Imana ikazamura ibyiringiro ku buzima bwawe, Imana ikazamura umunezero ku buzima bwawe. Ntabwo wararurira ngo wirigurira uzatekereze neza, ntibyashoboka. Dekosere mandora. Hari imbaraga z'Imana zishobora kugufata zigahindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana igomba gukuramo izo mbaraga zigutsikamiye, zikubwira ngo uziyahure, zikubwira ngo ntacyo uzimarira, zikubwira ngo nta gaciro ufite, zikubwira ngo niko Abisirayeli bari batakaza ibyiringiro. Ariko mu ijuru hari Imana bahaye mesa, iramo sishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Ibatuma
arabwa ngo n'amazu yanyu azongera yubakwe songera mubaka imbagaciro uyu munsi kubabaye ntibivuze ko Imana itazakubaka Imana igihindura umuntu amateka Imana ikubaka umuntu akubakika Imana igitwubaka ikatuvura ibikomere Imana igitwubaka ikadukuraho igisuzuguriro Imana igitwubaka ikadukuraho imibabaro turarana Imana izatwubaka dewe na sinimo Imana izakubaka nubwo wasigaye nta kintu na kimwe ufite Imana ifite imbaraga zo kukubaka iyubatse kiriya gena n'uyu munsi iracyubaka Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro uzi abanyamahanga bakuri inyuma bavuga ngo usaziye iwanyu ukwibutsa kwama babwira aro none se ntabwo bari wibwiriza akagira ngo umugabo mufite umubitse kuri konti none se ko ntacyo dutangariza abo ni abanyamahanga ntabwo ari urukundo bagukunda akesha n'igihe bavuga ku mutsi w'iryinyo avuga ati icyo twakoze twaragikoze nta kazashaka ariko Imana igiye kuzihindura amateka imanura izo zandiko izi manura iyo tuvuga izandiko tubikomora hehe tubikomora ku batubanjirije nusoma indi amateka y'inzandiko uzasanga mu gitabo cya Esiteri niho uzasanga amateka y'inzandiko Hamani yari yaranditse inzandiko zo kurimbura abayuda bose bagapfa bagashira ariko umunsi Morodekayi na Esiteri Morodekayi yabaye igisoga cy'umwami Esiteri yabaye umudamu w'umwami uwo munsi hasohotse itegeko rivuguruza irindi tegeko Hamani yaranditse itegeko ashyiraho itariki yo gutsemba abayuda akabica akabarangiza Imana ikuye Morodekayi ku irembo Esiteri imukuye mu kuba imfubyi aho yarererwaga imuteretse ibwami tayasinimo Morodekayi imuvanye ku irembo aho yanyagirirwaga asuzugurwa basaba uburenganzira umwami arabwira ngo ibintu byose mufite uburenganzira nimwandike izindi nzandiko zivuguruza izo Hamani yari yaranditse hari inzandiko banditse ku buzima bwawe hari inzandiko banditse mu muryango wawe hari inzandiko banditse mu mateka yawe hari inzandiko zimanitse ahantu ziri aho hari inzandiko zikanuye amaso ariko hari Imana izimanura ikazamura izindi z'amashimwe Imana ishimwe ikababwira uzasoma iki gitabo uzabyumva banditse inzandiko bazohereza mu bihugu byose bamaze kuzandika bivuna n'abanzi babo niko birivuga bahabwa uburenganzira bwo kwivuna abanzi babo mu buryo bwo mu mwuka iyo Imana iduhagurukije iyo Imana imanuye inzandiko twivuna imbaraga z'abarozi ziduhiga ibyari byarahagurukiye ubuzima bwacu ibyari byarafashe imitekerereze ibyari byarafashe ukwizera kwacu ibyari byarafashe amasezerano yacu ibyari byarafashe kubaho kwacu dewe na sinimo iyo turi mu rusengero iyo turimo ngo ndashima Imana ko Imana yanyirije kanseri cyangwa ndashima Imana ko Imana yamaye urubyaro ndashima Imana ko Imana yanyubakiye tuba twivuna abanzi kuko abarozi ntabwo baba bapfuye nta nubwo imbaraga ziturwanya ziba zapfuye ziba zihari ariko dewe na sinimo nta burenganzira zigifite ku buzima bwacu Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro Imana ishimwe nshuti zanjye wowe umurikiye kugira ngo utsinde ibikuriho kugira ngo utsinde ibiri kurwanya ubuzima bwawe kugira ngo utsinde ibyahagurukiye imibereho yawe icyambere ibuka ahantu Imana yagutambukije ibuka ahantu Imana yakuvanye ubona ibyiringiro biguhesha kumanura inzandiko abademoni banditse ku buzima bwawe abantu bikoreye uduhinda
bikoreye imibabaro, abantu bari mu butayu, abantu bari mu bintu bikomeye cyane, abantu batakaje ibyiringiro, abantu batakaje umunezero. Ariko nagira ngo mbabwire nshuti z'umusaraba, nshuti mukunda Imana, Imana yacu ntisaza. Yesu warwa n'ibyorezo, ntahindurwa n'amagambo y'abantu. Yesu twizeye ntahindurwa n'amadeni, ntahindurwa n'ibyo biturwanya. Ene wanda kwasinimo Yesu twizeye aho uko yari ari kera na n'uyu munsi ni kwari, ntajya ahinduka. Abantu bo barahinduka, Yesu ntahinduka. Yesu akeneye yuko ufungura umutima wawe, wamara kuwufungura ukongera ukamugira icyizere, kuko Yesu uko yari ari kera na n'uyu munsi ni kwari, ntanahinduka. N'urwara urwara rwe ntirwashobora guhinduka n'akangana gake. Abantu barahinduka pe, ariko Yesu ntahinduka. Abantu bahinduka, famiye zahinduka, imiryango ikomeye yahinduka, ibyo wizeye byaguhinduka, ariko Yesu twizeye ntagahinduka. Lela tayasika mandola, ndagira ngo mumenyeshe ndi muri uyu mwanya bitewe n'ibyo Umwuka w'Imana ari mama. Imana wizeye ntabwo yigeze ihinduka. Yesu ntiyigeze ahinduka, uko yari ari kera na n'uyu munsi ni kwari. Twebwe turahinduka, irinda guhinduka. Turi mu bihe bigoye, turi mu abantu basubiye inyuma, turi mu abantu bari kwirwanirira, turi mu bihe by'ibihuha, turi mu bihe by'urucantege, turi mu bihe by'amananiza, turi mu bihe gusenga bigoranye, turi mu bihe kuganira n'Imana bigoranye. Ene wazinimo, ariko ndabwira umuntu ukurikiye gusenga wese ngo ntuhindurwe n'ibihe, wibuke ko Imana wakurikiye na Yesu wizeye, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ntibahindurwa n'ibihe, ntibahindurwa n'iminsi, ntibahindurwa n'ibirwara, ntibahindurwa n'amagambo, ntibahindurwa n'ibinyoma, bahora bameze batya. Dewane sinimo, Imana yacu ihora iri tayari. Icyo Umwuka w'Imana ashaka ku buzima bwawe ni ukudahindurwa n'ibihe, ngo uvuge ngo n'ubundi byararangiye reka cyibusa mu ngende n'ishingire, n'ubundi byararangiye reka niyahure, n'ubundi ndabona bikomeye, n'ubundi ndabona ntabwo iby'Imana kambirambike. Oya, imijugujugu y'ibigeragezo itabayeho ntabwo bazashima. Kuba nica ntabwo ariho navukiye, intambara z'ibigeragezo zitabayeho ntabwo wazavuga Imana. Ibyo urimo bikugerageje, impamvu amateka y'Abisirayeli yanditswe ni ubutayu n'ibigeragezo bacamo n'ubucakara no gukurwa mu byabo, igihugu kigafatwa, bakangirika, bagahunga, amazu yabo agasenywa. Bahuye n'ikintu bita intambara, bahura n'ikintu bita ibibazo bikomeye cyane, ariko baguma ku Mana, bagumana n'Imana. Kuba waca mu bigeragezo bikomeye, kuba waca mu madeni akomeye, kuba waca mu bukene bukomeye, kuba wagira imyaka myinshi, kuba wahura n'intambara zikomeye, kuba ukabura akazi, nenewa ntibikuvane ku Mana, ahubwo bikuremera ibyiringiro bya ejo hazaza byo kuzabwira abantu ngo Imana yantambukije hahandi, izonge ntambutse n'ahandi. Ikintu gikomeye nuko abantu bibagirwa aho Imana ibavanye, nuko abantu bibagirwa ahantu bavuye, abantu bibagirwa ahantu Imana yabakuye, abantu bibagirwa ubutayu bavuyemo, abantu bibagirwa intambara baciyemo, abantu baribagirwa. Karabazi nikosini madona. Kandi dore babwire bene data, icyo Umwuka w'Imana ashize muri, dore ibintu bitumye isi imera nabi,
dore ingorane zitumye isi imerana abantu bimuye imana abantu bimuye ubwiza bw'imana aho guha imana ubundi mu mateka y'ijambo ry'imana abatubanjirize guhera henze guhera gusoma ijambo ry'imana kera mu myaka ntabara abantu bose bagenderaga ku ijambo ry'imana babanzaga imana imbere uyu munsi tubanze iby'umubiri imbere tubanze ibyo kwirwanirira tubanze ibyacu imana twayisize inyuma ntushobora gusira imana inyuma ngo ugire amahoro mu buzima bwawe ntushobora kujugunya imana inyuma ngo ugire ubuzima ntibishoboka mbere na mbere habanza imana mu buri wowe ntushobora kujugunya agakiza ngo ujugunye imyizerere ngo ujugunye kubaha imana ngo ujugunye gusenga ngo ibyubama bizaguhire ntibishoboka kereka wariremeye isi yawe kereka wariremeye isi yawe ukaba uzi ko iyi si ari iyawe kereka wariremeye ijuru ryawe ukiremera ijoro ryawe ukiremera amanywa yawe isi ni intebe y'ibirenge by'imana data nuba umwuka wayo imana ishimwe ikintu kibabanze muri kino gihe abantu dushyize ibintu imbere imana twashyize inyuma niba dukeneye ko imana idukuraho agasuzuguro k'abanyamahanga ntitubanze imana imbere nimba dukeneye ko amateka yacu ahinduka ntitubanze imana imbere nimba ukeneye ko bizinesi yawe izagira aho igera banze imana imbere nimba ukeneye ko minisiteri yawe izagira agaciro banze imana imbere nimba ukeneye ko abana bawe bazakugira akamaro banze imbere banze imana imbere nimba ukeneye ko amashuri yawe azakugira akamaro banze imana imbere nimba ukeneye ko de kosinimo iterambere ufite rizakugira akamaro banze imana imbere mu mashuri yawe banze imana imbere nimba ukeneye ko imana ikwishimira yibanze imbere nuyishyira inyuma uzakubitwa imyaka myinshi ntuzamenye ikigukubise ndabisubiramo mu busore bwawe nimba ukeneye kuzagira icyo umarira igihugu cyawe itorero umuryango wawe abavandimwe nawe ubwawe banze imana imbere byuka ubanjije imana imbere genda ubanje imana mu buzima bwawe ubanza nde bibaravuze ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe umuntu wese umuntu arapfa imana ntipfa umuntu arasaza imana ntisaza umuntu arahinduka imana ntihinduka dufite abantu bakomeye babasitari twari tuzi nabyirutse numva baraciyeho ariko imana yitwa imana nobede kosinimo imana ntihinduka abakuroga bazapfa bashire woza ntabwo imana izapfa abazinga bazibagirana twese tuzapfa imana ntipfa imana ntisaza imana ntihinduka umwana wayo ntahinduka yapfuye rimwe twitangiye itazuka dore warayobye usiga imana ukabanza ibidafite umumaro imbere yawe nibyo bikuzaniye akaga menya kubanza igifite akamaro imbere yawe niko umwuka w'imana abwiye wowe uri muri amerika wowe uri mu bufaransa wowe uri mu budage wowe uri dubayi wowe deresinimo wowe uva mu bwire wowe uri muri south africa wowe ukurikirana gusengerwa banze imana imbere ingorane ufite ni uburyo imana uyipfobya ingorane ufite ni uburyo imana utayubaha ingorane ufite ni uburyo imana utayiha agaciro ingorane ufite ni uburyo imana utayishyize imbere iyo bobo uzakora ubushakashatsi usoma ijambo ry'imana abajya na n'uyu munsi wabanjije imana imbere ubona amahoro muri ngera avuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondorero
ntawe yarondora ikibazo isi ifite yataye Imana ishyira ibindi byose imbere. Imana iyita inyuma. Imana twarayitaye inyuma. Imana abantu barayitaye. Ntabwo Imana abantu bayiha agaciro. Ntabwo abantu baha agaciro umwuka w'Imana. Ntabwo abantu baha agaciro Yesu Kristo ntamuha agaciro. Ntabwo abantu baha agaciro umuremyi w'isi. Ni nayo mpamvu ibyago n'amakuba bidashobora gushira ku isi. Kugira ngo ibyago n'amakuba bishire ku isi, kereka uyu Yesu Kristo wishinjirije yakangutse. Ko nababwiye nitutamukangura ntibizakunda. Kora ubushakashatsi baze mbanza ndi imbere. Mbanza iki imbere? Muri gahunda y'Imana, muri gahunda n'abazinimo, muri gahunda y'ijuru, muri gahunda y'ijuru n'abasinimo, ijuru rirashaka gutabara ubuzima bwawe. Ijuru rirashaka kukurengera ubuzima bwawe bwangiritswe n'iminsi, bwangiritswe n'ibigeragezo, bwarangiritse burangirika. Ijuru rirashaka kukurengera, ariko wasize Imana inyuma. Muri gahunda y'ijuru, ijuru rirashaka kumanura amatangazo mabi abanyamahanga bahora bakwiza ku buzima bwawe, ariko Imana wayisize inyuma. Dushyira Imana imbere. Inshuti zagusengagwa, kuba uriho umwuka uhumeka nta ruganda ruwukora. Ntabwo nubwo tuba abanyamahanga, nubwo tuba abanyabwenge, ntawe nari numva wakoze umwuka uyu ngo duhumeka. Ntawe nari numva waremye agasimba akanyumunyu kagenda ku butaka. Ntawe ari wakarema. N'ibicurano ari ibicurano byarabananiye kubivura, kandi aribo babyiremeye, baribo babikoze, byarabananiye. Dufite ibyamamare byari bikomeye cyane, bacuranzi bakomeye, pasitari bari bakomeye, abami bari bakomeye. Uyu mupolisi b'Iturupfu yaraje arabatwara. Wowe uriho kugira ngo ubanze Imana imbere, ukora ibyo ugomba gukora hakiri kare. Igitumye Imana ikikubeshejeho, ikikurinze. Ijuru rizinga umunsi, mwese murebe hano, aka tugashushanye nk'urupapuro, aka gatambara tugashushanye nk'urupapuro, mbereke kuntu ijuru rizinga umunsi. Uyu umunsi turaryama mu gitondo saa 11, ijuru rigatangira kubika umunsi waryo, rikagenda riwuzinga, rikagenda riwuhambira, rikagenda riwuhambira. Saa 8 riba rikuzinga umunsi, kandi saa 8 zigera hari abapfuye baciyeho. Saa 8 zigera hari uduhene twapfuye. Saa 8 zigera hari ingurube zapfuye, hari inka zapfuye. Saa 9, saa 10 abashinga bavuye gushingura. Nta munsi ushobora guhita hatapfuye abantu. Umunsi ijuru rawushingura, rikawujyana rikawujugunya muri puberi, rikawujyana ibyawe. Hanyuma umuntu ugifitiye umumaro Kristo, ugifitiye umumaro Imana, ugifitiye umumaro Imana, igikufitemo igishoro. Imana igenda izinga umunsi. Uko Imana izinga umunsi, Imana igenda ikwimura, ikakuvana ahangaha ikagushyira, ikakwimura ku munsi, ikakuvana kuri uyu munsi twagenze, ikagutereka ahangaha. Ibikurindirije umunsi w'amashimwe, ibikurindirije umunsi wo kugira ngo impamvu Imana igushizeho ugire icyo umarira itorero, ugire icyo umarira Imana, ugire n'icyo umarira igihugu, n'icyo umarira umuryango wawe. Reba imyaka ufite ubu ngubu, marayika w'Imana aguhaye fagitire, akakubwira ngo mu myaka nabanye nawe wankoreye iki? Rero kutarya indimi.
banza Imana imbere. Agahe Imana iguhaye, banza Imana imbere. Erega mene data mukurikiye gusenga rwa, ntabwo Imana itwifuriza ibibi. Dore impamvu itifuriza ikiremwa cya muntu ibibi. Icya mbere, yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, yemera kumutanga ngo atubere icungu. Ntabwo twari ubwoko, ntitwari abakugirirwa imbabazi, nta muvugizi twari kubona. Yemeye gufata umwana wayo mu ijuru, waba inama iraterana, Imana Data itanga umwana wayo w'ikinege, iramutanga igitambo cy'ubuzima bwawe. Umva urukundo Imana igukunda, umva urukundo Imana ikunda umuntu. Ariko dore ikintu kibabaje Imana, dore ikintu kibabaje Imana, ni uko umuntu Imana yitangiye ikamutangaho umwana wayo, ikamucungura, ikamugira uwo kubahwa, ikamuha ubwenge, ikamuha ubuzima, ikamuha amaguru, ikamuha amaboko, ikamuha amaso, ikamuha umwuka. Nuko umuntu yataye Imana, abanzi bidafite umumaro imbere, iby'Imana bijugunya inyuma, kandi habanza Imana. Birabagomera na mbere Imana, ibyo ukora byose Imana, nta nikota na wisinimo, ibyo ubamo byose banza Imana. Imana yifuza ko ubuzima bwawe bw'ubuzima budasanzwe muri Kristo Yesu. Imana ndeweza ni manura, Imana yiturebye ubwayo, ubundi yakaturimbuye, ariko iturebera mu ishusho y'umwana wayo, iturebera mu mwana wayo wabambwe ku musaraba. Inshuti mukurikiye gusenga rwa, nimba hari ibintu bibabaze, ni umuntu uba mu byaha abizi ko ari ibyaha akabikora nkana. Ijisho ry'Imana rimubeho, ijisho ry'Imana ntirishobora kukuvaho. Aho unyura hose ijisho ry'Imana rikuriho, aho uca hose ijisho ry'Imana rikuriho. Waba wikingiye ijisho ry'Imana rikuriho, waba uryamye ijisho ry'Imana rikuriho, uba uri gusambana ijisho ry'Imana rikuriho, uba uri kwiba ijisho ry'Imana rikuriho, uba uri kugambana ijisho ry'Imana rikuriho. Umva nkubwire, rebana ko sinimo uba wagiye kuraguza ijisho ry'Imana rikuriho. N'ubu uri no gukora ibintu byiza cyane, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Bibiliya ivuga ngo iyo abana b'Imana bateranaga bagaterana, ibitabo byandikiraga imbere y'intebe y'Imana. Ahantu hose tunyura, nimba uri gukora ibyiza uzabyi, Imana izabikwibukiraho. Nimba uri gukora n'ibibi uzabibazwa. Uyu munsi iyo umuntu akoze ikosa ahanwa n'amategeko y'igihugu, ugongwa n'itegeko. Nimba hariho itegeko rigenga umuntu ku isi, Imana twakurikiye n'idafite itegeko. Imana ifite iteka. Banyamasengesho hariho iteka ry'ijuru, n'abantu hariho iteka ry'ijuru. Hari ibyo Imana itazihanganira, hari ibyo Imana itazaceceka, hari ibyo Imana itazihanganira. Bantu mukunda gusengerwa, banza Imana imbere, kugira ngo Imana ibandurire inzandiko ku buzima bwawe. Nuko ubanza Imana imbere. Wabanje iki imbere yawe? Ubanza iki mu gitondo? Ubanza iki ku mugoroba? Ubanza iki? Giteguye kumanura amatangazo ku buzima bwawe, giteguye no guhagarika agasuzuguro k'abadayimoni mu buzima bwawe. Wikoreye umubabaro, wikoreye amadene, wikoreye indwara, wikoreye ubugumba, wikoreye ibintu byarakujengereje. Nta muntu umukwita muri famiye, nta waguhamagara, aho wakomaga ntibakingura, bagushyizeho icyangiro, nta gaciro ufite, urigunze. Mwere ko sinimo wahaye uburenganzira dayimoni
umva umwuka w'Imana yabwiye ngo banze Imana imbere. Imana igiye gukuraho agasuzuguro. Twasomye ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka habe no gukozwa isoni nabo. Ndakumenyesha yuko Imana yiteguye gucecekesha agasuzuguro k'abanyamahanga mu rugo rwawe, ku bana bawe, ku buzima bwawe, ku gihugu cyawe, mu muryango wawe. Imana yiteguye gucecekesha agasuzuguro k'abanyamahanga. Ariko ikibazo question mark, ikibazo gihari nuko dewena sinimo Imana wayijugunyiriya. Ubanze ibyisi imbere, banze Imana imbere, hari ubutabazi buze ku buzima bwawe. Niko muka Imana ambwira. Ndagira ngo dusenge. Ufate telefone yawe, wandike ishimwe, wandike comment, wandike nimba ukeneye gukizwa wenda kire Yesu nk'umukiza, ibi byaha nabikoraga mbivuyemo, wandike hasi kuri comment bw'Imana kuri utayikinda kwakira Yesu nk'umukiza. Turaza gusengera. Banze Imana imbere. Ndabona umwuka w'Imana hari ibyo akora ku buzima bwawe. Banze Imana imbere. Wagiye mapfu n'ibyakunze, warivuje n'ibyakunze, waratekenitse kose n'ibyakunze. Hari Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe. Hari ubutabazi buze mu rugo rwawe. Hari ubutabazi buze usaze kwa muganga. Hari ubutabazi buze mu muryango wawe. Hari ubupfubye umurikiye. Hari ubutabazi buze ku buzima bwawe. Hari ubutabazi buze, hari ubutabazi nane wataya. Hari ubutabazi Imana izanye. Mama, hari ubutabazi Imana izanye. Ubaye mu buzima budafite ishusho. Kuba mu buzima budafite ishusho ni iki? Hari igihe umuntu mu buzima akicara akareba hazaza he nahabone, akareba akabona na hazaza afite. Uyu muntu abari mu buzima budafite ishusho, abakeneye ko Imana imuha ishusho y'ubuzima. Ariko banze Imana imbere. Dore Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi ngo akurenganure, amanure amatangazo, akureho agasuzuguro k'abademoni. Ariko ufitiye Yesu Kristo, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, ubafitiye umwenda. Ubafitiye umwenda. Bisubiremo. Ufitiye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera umwenda. Umwenda ufite n'uwe. Umwenda wa mbere no gukorera Imana. Umwenda wa kabiri no kuva mu byaha. Umwenda wa gatatu no kwizera. Ufite umwenda wo kuva mu byaha burundu ukabivamo. Ufite umwenda. Dufite umwenda. Imana yadushizemo umwenda, idushiramo umwenda w'umwana wayo. Umwana wayo imwohereza ku isi arabambwa. Itubikamo umwenda. Tugomba kuwishyura. Imana ishimwe. Tugomba kwishyura umwenda dufite. Tugakora ibyiza. Bibiliya ivuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ufitiye Imana umwenda. Yatanze umwana wayo kugira ngo uwe agaciro. Uyifitiye umwenda yuko utari kuwa agaciro bitewe n'ibyo urimo. Va mu bitabi, va mu rumogi, va mu businzi, va mu busambanyi, va mu gusomana, va mu magambo apfuye, va mu kwirwanirira, va mu gutuka Imana, va kubanga Imana iratinze, va mu kubanga Imana ntihari. Imana irahari. Imeruka izaba. Yajya ngo imeruka izaba. Izaba. Va kuvuga ngo ni igipindi cy'abarokore. Oya. Nimba ari igipindi cy'abarokore. Tugira abashakashatsi benshi ku isi. Bazadushakira uburyo urupfu rutazabaho. Igituma umuntu apfa nacyo kizazana imperuka ku isi. Tugira abashakashatsi benshi ku isi. Muzashakira umushakashatsi uzahagarika urupfu. Uwo ni umwe. Muzashakira umushakashatsi uzarema umwuka akarema agasimba akagaha umubiri akagaha amaraso akagaha inyama akajya mwuka. Uwo ni babiri. Hari nyirabyo, hari bosi.
hari bosi rero bakota mandorebo hari bosi hari Imana Data n'Umwana uba mw'abantu abantu kuva na kera abantu barashakishaga hari nabo bacumunara Babiloni bari bakabashaka ngo kugira ku Mana ntibayigezeho ndagira ngo dusenge wowe warumurikiye ndagira ngo uce bugufi ubwire Yesu ngo Yesu Kristo kuri iyi tariki mfashe icyemezo cyo kukubanza imbere mu mishinga yanjye mu buzima bwanjye wibuke ko ubuzima bwawe ari Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera bawubitse baburekuye witucaho baburekuye ucaho uciyeho ntugaruka nimba hari ibintu bibabaje mw'abantu mwe nimba hari bibabaje hari ikintu cyababaje mu buzima gihora kimbabaza n'ukuntu umuntu apfunika tukavunika twiga dushaka ibintu tukabishaka tugashaka amazu tugashaka amazu tugagura amamodoka tukagura tugashaka za metirize tukiga tukarara twiga tugakora amasaka umuntu yajya gupfa yo popopo n'ipantaro barayisaka bakareba ko nta n'igiceri ujyanye barasakara mu ikoti ugize n'Imana n'ikote ryiza ntibari kwambikwa bakwambika indi myambaro iyo umuntu apfuye nta n'igiceri cyatanajyana icyakabiri ntagaruka kuvuga ngo umutungo we bari kuwukoresha gute ntagaruka ntashobora kujya kujurira n'ibishkunda ibyo yahurira yaruhiye byose abarabisiga ibintu byose yavunikiye byose birasigara ntashobora kuvuga ati etaje yanjye ndayisize shamu nzankotere etaje neza ntashaho witi yanjye natwaragasha kuti mwayigabiza ako kanya abahungu barayigabiza reka mubwire ikintu gihenze kwisubuka w'Imana yabwiye abarokore banyamasengesho nawe utari wamenya Yesu Kristo ukurikira gusengarwa uvuga ngo ni kuruhura umutima ngo ni ibintu bituma unezerwa umva nkubwire ikintu gikomeye n'ubuzima bw'umuntu ubuzima burahenze kurusha ibintu byose kandi mu buzima ugomba kumenya nyir'ubwite ubuyoboye n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ndagira ngo usengere ukajya kwa muganga ugatangaza amamiliyoni ugatanga miliyari ukura indege ugatuma baba uri indege bakabajyana kuvuza mu byo hanze iyi Imana yohereza umupolisi wayo bita urupfu ucaho ariko yo iyi Imana ivuze ngo nkongere kurama urarama uzasoma Bibiliya ninde muntu wirukanye urupfu n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera hari umwami umwe wirukanye urupfu aramwirukana uri mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya baravye baramuhana ngo urupfu rwakwegereje usigaje izuba rimwe ajya imbere y'Imana abwira Imana ngo Mana ndakwinginze ararira asenga Imana imwongeye n'imyaka yo kubaho imwongeye imyaka 15 y'ubuzima Imana yirukana urupfu ku buzima bw'umuntu nanjye Imana yanurukanye ndabizi 2015 napfe ndagaruka nkora gisida borozi bayohereje ndapfa kuguru gucika mu bice bitatu ndapfa njase ashika ndapfa Imana irangerura Imana yirukana urupfu barwohereje ndagutangariza ko nuba wubaha Imana urupfu ruzaza Imana izarwirukana urupfu ruzaza Imana izarwirukana ariko nta mwana w'umuntu uzarukana urupfu ntawubaho urupfu urwirukana n'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera nabandi manuka hejuru ku munara ndi Bugande manuka hejuru ku munara mu birere hejuru manuka mo hagati ngo amagaze sinapfa urupfu ntirwambonye hano sinotimbe imodoka irankubita nduma bajyana mu bitaro urupfu ntirwambonye nagarutse bateguye uburozi ngo mpfe barabutegura bashyira ku meza bategura n'agatogo abo ni bamwe binavuze biyo hirya ngiyo nabwo ntirwambonye iyo uri kumwe na Yesu upfa hageze Imana ishimwe ukwiye kumenya ko Imana izakuzigama hari umuntu wabwiye ngo umuntu apfuye igihe cyageze hari abapfa igihe kitageze bakenyutswe dayimoni bibye iri ni yerekwa nabonye ndi se yashika napfuye hari abapfa
ati muzabibona. Ukwezi kwa cyenda, ukwa cumi na kumwe, ukwa 12 hapfa abantu benshi. Hari ibitambo bitanga ku isi, hari ibitambo hari ibitambo bitangwa n'ababi, bagatanga ibitambo bakabona uri mu kazi bagawutangaho igitambo. Iyo turi kumwe na Kristo batanga ibitambo bigafata ubusa. Bamaze gutanga ibitambo ku buzima bwawe kangahe? Nushaka kujya kuri comment ubyandike uvuga ibitambo bamaze gutanga ku buzima bwawe ariko Imana yakurinze. Kuba watanze ibitambo ngo utabyara ni wabyaye. Kuba watanze ibitambo ngo utubaka ni wubatse. Kuba watanze ibitambo ngo utagira amahoro ni wayagize. Iyo turi muri Kristo Yesu, Yesu amanura amatangazo mabi agashyiraho amatangazo mazima. Nta wundi wakirukana urupfu. Ndagira ngo usengere, banze Imana imbere. Ubuhanuzi bw'uyu munsi, Umwuka Imana yambwiye mbwira abantu batuye isi, mbwira abanyarwanda, mbwira abatuye isi, nitubanze Imana imbere. Mbwira abateka umugabane wa Afurika, mbwira abatuye mu gihugu cyacu, mbwira abatuye isi, abantu nibabanze Imana imbere, Imana izabana nabo. Imana nibarishira inyuma bazahura n'akaga. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Hari abakurikira ijambo ryawe, hari abarikurikiranye. Harimo abafashe umwanzuro kuba kubanza imbere. Hari abafashe umwanzuro wo kuba ngo Mana mfashe icyemezo ngushize imbere ku buzima bwanjye. Abatubanjirize bagushize imbere, urababwira ngo guhere kuri iyi tariki mbahaye amahoro, nta muntu uzongera kubabuza amahoro, na bugingo n'uwafite amahoro. Nsabiye abantu bose bankurikiye, abakurikiye gusengerwa, nsabiye abasore, nsabiye abakobwa, nsabiye ababyeyi, nsabiye abagabo, nsabiye abantu batandukanye mu byiciro bitandukanye bakurikiye gusengerwa bari ku migabane y'isi. Mbasabiye imbaraga mwami no guhinduka, bamenye karo Kristo, bakubanze imbere mu buzima bwabo, muri bizinesi, mu bana, mu muryango, mu kazi, muri za minisitiri, ahantu hose. Kristo utweme uduha imbaraga tukubanze imbere. Buri muntu wese nakubanze imbere. Niwe nabonye wirukana urupfu, niwe nabonye ukura mu buzima bugoye, niwe nabonye ukura urupfu, niwe nabonye ukiza, niwe nabonye utanga ubuzima. Ibyo isi yaburiye umuti uzabitangira umuti, ibyo isi yaburiye igisubizo uzabibonera igisubizo, kuko ni wewe Kristo, wewe utanga igisubizo kirambye ku muntu. Mwami ngushimwe kuri Imana ikoze ibyo ugahindura amateka ku buzima bw'umuntu, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha abari mudukurikiye. Ijambo ry'Imana kagaruka, ubanze Imana imbere, ntacyo uzayiburana. Bye bye. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe.